amera nk'umusazi be niyo mu buzima wava mukagenda na mpamvu yatuma nkureka ukagenda reka tuzahora turi babiri tuzahora turi babiri tripa fran nkagucurika ya so tell me your best position yeah. I follow your direction ufata laita ukayicana so tell me your best position yeah. I follow your direction mbona ubishakisha kandi urabizi neza nigutuninyubona ndirwa gihuta ya niyo wamisegonda nje byanduhura nakubwira uko niyumva ku pretendinga byabara amakosa ye uruti feza vrema nsanze ubizi deja nimese mama de ma bebe channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Mwiriwe abandi mwaramutse bite naho mugiye muherereye nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye wasema bimutabazi yakenya mitete nkabandi kumwe na mugenzi wanjye Vikino Muyizere Vigitware so akizira ryanje ari kunde kikiro maze kukimenya ikibazo ntuzuri nyemera mu buzima busanzwe ariko kuri mu muzyo ryemera uyu munsi kambayeho gana nirase ya nk'ibisanzwe ni The Rich Official so uyu munsi rero haracari kare niyo mpamvu mwe mubona dusa n'abamaze gukaraba nk'ubucuku ya turi kumwe n'umutumirwa wacu ujye wongeraho ngo uri special the best singer is that clear? Yeah. Okay, thank you. Very Okay. important. Yeah, so rero yatangira atwibwira ndango nuko Ni fine. sibyo yeah, amazina yanjye nitwa Titi cyangwa Thierry uko mubishaka ariko nitwa Titi niko nkoresha kuri platform zanjye ya nishimiye ko ndi kumwe nawe rakoze Uko tubishaka ariko tukwita ubwo urumva wewe. Uko tubishaka ariko nirihe ukunda enje nitwa Titi Titi ni iki kuba iri hina ko ariko wariciyemo Titi. Ese yari ni Titi cyangwa ni we ni Latifa tubwire. yanjye nitwa Titi witwa Titi Titi once Titi once. wa mbere tu okay Naga twabyise twabimenya. Mami wamenya once. rwose ni uruhe rurimi ijya n'ikihe kirimi oya once ni nkuko bavuga twice once oh second once What? okay once it's once Njye nayishakishije. Ndayibura. ceceka Vicky once Okay. once okay Titi once Hano bahinduye. wow niyo mazina ukoresha muri kariyeri yawe ya niko nkoresha tu Vikino Titi turanitiranwa by the way turitiranwa twishimiye kukwakira kuri The Rich Official. I think ubwo duherukana nari ndi kuri MTV hose urano uyu munsi tugutumiye kuri The Rich Titi umuririmbyi by the way ku bantu batakuzi njyewe uri umuririmbyi njyangeraho nkagira gutya buriya nubwo abantu benshi batakuzi ariko Titi ni umuririmbyi mwiza cyane ahubwo tugitangira ikiganiro cyacu kugira ngo ducangamushe tangira kwanza turirimbira karirimbo freestyle tu freestyles so tell me your location twijyanire vocation you're my sexy lady nkubwiye uko ndi sindi no mu bandi take another round. It's a pretty girl, baby, you love me. How much, baby, you love me, yeah. How much, baby girl, you love me, yeah. All the people told me everything but for you, oh my baby. I don't mind that the girl, cause I come across her, baby, be my queen. 6 o'clock in the morning. I be pray for the God, yeah. Ndebe ko abu wanje, yeah. Ndebe ko abu wanje.
kandi guys akora ntago araturimbira indirimbo yiwe ako ni akarimbo buriya wasanga karimbiye Denise cyangwa Aline nyine ni akarimbo atekereje yicaye hano niko ibintu bimeze noneho ibaze naturimbira indirimbo ibaze noneho ibaze naturimbira indirimbo yiwe yicariye titi mami ibyo ndabizi wamukunze ariko ibyo bishira mbese hari ikibazo ibyo bishira ku ruhande turi mu kiganiro none ndareka gukunda umuntu none titi wahereye ryari kuva njye navuka nakundaga kuririmba still no ndacyabikora naho ndagera naho uragera ayiwe kandi wahageze hano ni muri The Rich Official uracyarwana ntuzongera kugwana ntugire ikibazo intambara zawe ko zirageze kuri The Rich wageze kuri The Rich Official zarangiye nubwo imbaza Imana buranyica kuri The Rich uri muri uyu mujyi gute nukuri ko Imana pe uzi kuririmba ntago wenda ntago ari ukubivugira hano imbere ya kamera byibuze kugira ngo bariya bagira uko babibona ariko ya urakoze cyane ni byiza ako titi uyu munsi yagize isoni sizi ikiri kuzitera icyo ari cyo tugire isoni hano ni muri The Rich Official wambyize twamubyize oza ko nanutse ngira ikibazo into complaininga nije munini yameruka vikananutse none se ubu byagenze yarabyibushye aho uyu turamukura ni njyewe wabiteye byose ariko urihangana ntago nari cyabiteye I'm sorry urakoze titi njyewe umunsi wa mbere namubonye izina ry'Imana ntago nari muzi namuhuje mbese n'undi mushito wanjye twa Kamanzi nayo turamusuhuje niwe mbese watumye tumenyana no titi uwo munsi twahuye tugiye gukorana nyine araririmba bro numva aririmba nka Niyo Bosco namureba nyine nkamubonamo gusa Niyo Bosco niyo mpamvu ku kiganiro cyawe wanditseho ngo nduwa Niyo Bosco noneho n'ubu tayito wari Niyo Bosco umwana wa Niyo Bosco narawumutse ntabwo oya ntabwo nyine bivuze kuri abyo ngibyo mbivuze nyine kuri talent mufite Niyo Bosco ni umuririmbyi mwiza dufite mu Rwanda ufite impano yo kuririmba so nanjye numvishe impano ufite nyine mpita mbagereranya tu numva ko nawe urenze nkawe Imana ishimwe wigiye ku Nyundo wapi nje niga YouTube ntago niga ku Nyundo ntago wigeze wigira ku Nyundo none ko okay njyewe bitewe n'ukuntu nakumvisha harimo ubuhanga numvaga wenda byibuze ko hari indi experience wagiye ugakuye ahandi mu makorari wabaye muri korari sana n'ubu na n'ubu uracyari muri korari wow ni byiza no Kimana Kimana gospel Kimana ahubwo se ushakiye nta ndirimbo nazi twe turagufasha gospel nta kibazo turagufasha natwe turabaririmbye ndabihamya ko kugira neza kwawe imbabazi zawe zizanyomaho mwami icyo wakoze kigaragaza imbaraga zawe kikerekana kuri Imana itwitayeho murakoze wow nari nezerewe ndimfasha uratanga ituro aho bukera mami njyewe kandi bicaye hano nibatange amaturo urimo Imana nukore kabisa igorata ariko ibintu ukora gushyiramo n'Imana nabyo birafasha okay umurimo wawe nyine uba ufite imbaraga zihagije cyane ni byiza n'ukuri ibintu ukora njyewe appreciate rwose ndahita nanagufollowinga tukiri hano rwose ahantu hose platforms zawe zose urazimbwiye mami we buriya nako gukunda karimo ni ikihe kibazo ufite nese gukunda umuntu n'icyaha none se how do you manage nyine gukora ibintu bya sekira gukorana gospel nyine uririmba tudirimbo kubera ko usanga abantu benshi bagiye muri ibyo bahita basa nk'abashyize ibintu by'urusengero kando nyine bakashyira ku ruhande bagasa nk'ababyirangije ko nyamara Imana ari igena byose ariko wewe urabikora ariko still uribuka ukajya muri korari ukaririmba muri korari ukanasenga wowe ubimanaginga gute
nk'uko twebwe uburyo twakuze none se ubuyoboye ko hari igihe uba ufite impano ariko hari n'ibyo utagomba kurengaho ufite limite sibyo nimba twarakuriye mu miryango isenga sibyo ntabwo kuvuga ngo n'ubundi ibyo tuba turirimba sitiri ni urukundo none se si urukundo imana idukunda none se niyo mpamvu natwe abo twakunze tubaririmbira ntabwo wankunze none se waririmbiye ntabwo wankunze ngo ndirimbire oya ntanakuririmbira none se sibyo duhoramo ko ndabona ngiye kugufosinga kunkunda kugaragaza ntabwo mwegora abantu mukunze ku ngufu naho ibintu ntabwo twatandukira ngo n'ubundi ngo ibyo tugiyemo tureke imana kuko n'ubundi ibyo urimo ni imana ibikora sibyo sitiri nyine uragenda ukandika ukaririmba ibyawe ariko sitiri ku cyumweru nawe ugenda ugaterana n'abandi tu ukegera imana ukanayibwira igufashe mu byo urimo niko tuba tubayeho ntabwo nzi ko byabangamira nyine gusenga ya titi hano mu Rwanda dufite abaririmbyi benshi cyane benshi basekiramana ni benshi baruzuye noneho wowe nawe uri umwe muri bo kubera nubwo tuvuze ntabwo uragira iya platform iri hejuru cyane nkabo ya gusa wowe ufite impano wowe wumva ubundi nka titi wumva ari nk'ikihe kintu cyakorwa kugira ngo nawe umere nkabo ikintu cyakorwa muri ino industry birasaba ko abantu nk'amwe media tu musapotinga abajene hari abajene bafite impano ariko bari aho ngaho inyuma badafite n'ubushobozi sibyo aba ari aho abizi ko yicariye impano aka kavaniye nzatoborera kugira nanjye abanyarwanda banyumve nta buceri mfite nta gishoro ariko mfite impano akaba aryamyaho kandi nawe ageze hano hanze nyine byakunda ariko yizera sibyo njye ikintu numva cyakorwa gusaba abantu nyine bakabikunda hari abajene bakizamuka mukabasapotinga mukabakoma mu mavi kabisa nabo bakegera hejuru tukareba ko natwe twagiye umuziki umeze neza so titi ni urabizi umuntu uko yaba ameze kose cyangwa uko waba usenga kose hari imbogamizi tugenda duhura nazo buri munsi mu byo dukora mu byo twirirwamo ni nk'izihe mbogamizi ugenda uhura nazo muri kariyeri yawe nyine umaze kubona ko byigize wenda cyangwa biba biri too much imbogamizi zo ziba ari nyinshi cyane nk'iyo wonyine too much imbogamizi ya mbere igaruka ku bantu cyane cyane aba upcoming sibyo imbogamizi ni ibishoro igishoro kabisa nta yindi mbogamizi kuko nawe iyo ubonye igishoro nibwo ubona connection wajya kurikodinga ugahuza n'abandi niko mugenda mumenyana ariko nta gishoro ufite uba uri mu rugo nyine urabyandika ukabyiririmba ukabyiyumva nese nibihe bihangano byawe bimaze kujya hanze ubu ngubu kuri ubu ngubu uretse album nyine turi gukora izasohoka mu kwa gatatu ntabwo ari iyanjye njye nta ndirimbo yanjye iri official iri hanze izo wanditse cyangwa kwandikira abandi cyangewe nkandika utuntu twanjye ariko nta ndirimbo iri official irasohoka ariko nazo ni vuba imana nigumya kudushoboza bizakunda kimwe nuko nukubera manager aguhombye wamuhombesha kibazo ugiye kujya undwanya oya nemeye kujya undwanya uri umuririmbyi kandi njye numvishe n'ibintu byo mu rusengero bishoboye kubera iki titi utagiye muri gospel nyine ubwira indirimbo z'Imana ahubwo uravuga ati reka njye ndirimba sekera indirimbo z'Imana umuntu yaziririmba sibyo ni na nziza ngenda nabikunda nkunda no kwiyumvira indirimbo z'Imana mba numva arizo zifite nyine umwimerere sibyo ariko nubundi nkeka ko nibyo turirimba none se nari naririmba ngo umuntu gapfe ntabwo ndaririmba ngo mwangane ngo mugire ute n'ubundi still ni urukundo kandi urukundo ni urw'Imana dukundane nyine n'ubundi tuba turi muri gospel inyuma aho gato ariko ntabwo tuba turi dipiri ariko tuba duhari muri nyuma aho gato hanyuma titi turi mu kiganiro cyacu turacyari gutangira dushaka uducanga mu rutirimbire
uturirimbire kwanza nyine abantu ku buryo umuntu uri hariya ushaka gusapotinga avuga ati wow uyu mwana hari ahantu yaririmbye arankoma nyine dushaka twebwe turirimbira indirimbo aramukoma ku buryo avuga ati yankomye uyu nguyu nyine umuntu uri hariya kuri kamera avuga ati none mushamba aririmbire turashaka turirimbire wowe indirimbo ushaka gusa umunsi turaguha indirimbo nyinshi kandi muri korera bagutumiraga mu giterane ngo tubahe nk'indirimbo nk'eshanu nawe turaguha indirimbo nyine kugira ngo umuntu uri hariya azavuga ati wow nubwo nashoramo uriya mwana afite impano yego ntago nahomba ibyo nibyo rero dushaka uturirimbire indirimbo nyine wumva ikuri mu zawe wanditse yego ubuseka ari nyinshi ngemere ko yo nshaka yego ngushaka nkusekerera ka Mr Bean umutima wawe ushyize recycle bin baby girl why do me like that say ushaka nkusekerera ka Mr Bean umutima wawe ushyize recycle bin baby girl why do me like that so I'm give you all ling say all the people come I'm king come closer you be my queen come closer nyine iyo ndi kuyiririmba ino ndirimbo ugira emosiyo nyine biba bigoye wayiririmbiye ndako ndi kumva isa nk'iri kugukora ku mutima cyane hari igihe umuntu aba afite ibibazo bye ariko nyine baba babizi abo tuba tubwira nyine baba babyumva okay yewe wumvishije sinyibuka gusa nyine ni nziza nanjye kamubera umunyamakuru kuri sinyibuka ariko nyine uyibuka nkawe mu ndirimbo zawe za kijyagiwe na Vi mwandikaga uyituririmbire ziriya ndirimbo rero kubera ujya ntago zari freestyle ariko n'ubundi kubera tutari kumwe kandi twari tuzisangiye okay ni iyihe ndirimbo reka njye wenda turebe ko hari iyo twatoramo twese twisangamo ni iyihe ndirimbo iri kubigukorera muri iyi minsi y'umuhanzi runaka he outside njye ndirimbo ibinkorera njabuse ntago nzi ko mwaba mubazi ndirimba tubwire iyo ariyo indirimbo ibinkorera ni indirimbo bita babiri ya Kenso ya kera babiri hari n'indi bita tona murayizi tona se mbona ubishakisha kandi urabizi neza tuzi nose kuki nazo muzi kandi muri aba mu rusengero oya ariko rata n'izindi zizi okay zikunzwe cyane natwe nizo tuba tuzi ko twagendera mu Kigali tuba turi mu Kigali ujya ntago ari ikigare n'akazi none se twavuga gute n'akazi ntago ari ikigare akahe kazi so reka turirimbe babiri sibyo nasobanukiwe urukundo nyarwo nkihura nawe nibyamfashe n'igihe ngo nkwakire mu mutima wanjye nariza amarira intambwe ku yindi ngo nkugire urwanjye abiluka tevide maze nkakwamara ugukunda ukamera nk'uwasaze niko nkukunda nkamera nk'umusazi be niyo mu buzima wavamo ukagenda na mpamvu yatuma nkureka ukagenda reka tuzahora turi babiri tuzahora turi babiri tuzahora turi ha baby girl you are how much I love iyo ndeba mu maso yawe sinjya nkumenyera habe namba ese ubu nkubuze na buwande Viki najya kwandeya abantu nk'abo nibo ngiye kujya ntumira kuri The Rich ntabwo ngiye kujya ntumira abandi mwigendere nkaho ntagaragara kandi nakubona Viki najya kwande iyo ndirimbo yari iyanjye birumvikana wese kujya atashizemo akazina kanjye Jesu we none iyo ndirimbo mbonye ngo uzagenda uyisubiremo korera remix none dushyiramo Viki Viki dushyiramo ako kazina kanjye aho ushyize izina rya Viki hari indi zina rijyamo harimo ngo
gano najya kwande se ubundi titi niwo muntu uzi ubwenge abandi sinzi aho mamuri kompoje rwose nahise titi ninde muhanzi wahangaha mu gihugu njye mu Rwanda mfana umuhanzi bita Kevin nkafana n'uwo bita Kaya Kaya aba ko ntabazi ufana bata none si kuki ushaka ko mfana okay I don't know gusa indirimbo zabo mani muba muzizi n'ubundi hano hanze muzi indirimbo yabo izwi ni tutazi ba nyirazo indirimbo yabo izwi ni uwo bita Kevin afite indirimbo bita Scooby Doo Doo iyo nkureba mu maso njye mbona nta wundi musa kuko ibyo kuguca inyuma baby I can never do that ubuzizi noneho Kaya bafite iyo bita Tona baririmba ngo mbona ubishakisha kandi urabizi neza ni gute uninyubona ndirwa gihuta ya niyo wamisegonda njye byanduhura nkakubwira uko niyumva ku pretendinga byabara amakosa ye uruti feza vrema nsanze ubizi deja nimese mama de ma bebe akazi tuba tuzi kuri TikTok ureka mubwire buriya twebwe tuba tuzi uduce nyine reba ari abana baba bazi kuririmba turetse no kuvuga ngo bano baba superstar hari abapeti nka ba Rodirich bari baririmba ngo abakugegera chat barasetsa udustori tw'ubufu bariya ba Chibu hano hanze hari abana nyine baba bazi kuririmba ariko nyine baririmba gute baririmba gute Viki oya Viki nawe yayikoramo challenge nk'inshuro eshatu baririmba gute jambera kwibona nahemutse nkakwiyakana sinakubabaza nantu byahera kwirena shout out kuri Chibu nawe turamukunda ameze neza muri iyi minsi cyane ari kuzamuka neza cyane Chibu ari kuzamuka neza cyane n'abandi nyine nawe rero ukambwira nawe uraje wakurikira niwe dushaka ngo ukurikire Chibu uriya Chibu nta nubwo kurusha kuri bya seriye okay wenda yakurusha ama connection ako ntiyakurusha kuririmba oya bo ni benshi ntago ari ukuvuga ngo ntago bakorera muri nuzi mwese ahubwo nawe arabizi mushobora kuba muzi no kuririmba murenga 100 ntago ari ngombwa ngo ntago akurusha nawe buriya afite imigisha yego nawe icyo ashoboye buriya umuntu wese agira ikintu akundirwa ni iki yakundiwe Chibu okay njye ikintu nakundiye Chibu afite indirimbo nziza nkunda indirimbo za Chibu naho ibindi si ntabyo nyine ni nk'abandi bose rero nawe nkunda ijwi ryawe uririmba neza style ibyo bakundira birisemu birisemu nyine niyo mpamvu ushaka kuvuga ko bose bafite talent nyine nanjye amajwi yanyu ndayakunda we n'uyu turabaririmbye twe cyo kuza twakoze umunwa ntago wareka kubikora murabashije natwe urugingo rubyibushye kuri twe ni umuntu none hari ukuntu njya mbareba hari undi mukobwa nuriya hari n'undi ujya uvuga ngo ni huzu ni impuzu n'uyu wa undi ukina muri nyabitanga nyamwiza njya mbareba mani njya mbareba hano se byagenze ariko uriya niwe ugira ryiza cyane nuriya njya mureba nawe ni umuririmbyi ahubwo we uriya ni umusizi ni umuririmbyi nusohora indirimbo uzamushyire muri clip ugenda kuri channel yitwa Ikorema ugenda kuri channel yitwa Ikorema bagenda banayisacinge hariho ari kuririmba neza yitwa Ikorema TV Ikorema afitemo ijwi ryiza ari kuririmba so rero ariko hari abantu bamwe bamamariza nkumva babigize intambara tumureke guys n'abantu bakoze subscribe kwikorera mugera mu subscribe turabirangije sikase hanyuma titi
so ubundi ushaka ngo tuvuge indirimbo zingahe kugira ngo turangize ikiganiro uri ready kuri indirimbo zingahe shanjewe se ririmba rata gospel tugufashe kugira ugire vibe uko ndikubona watinye cyane nje ntago natinye rwose ubu oya hano twebwe titi ni umuntu ufite impano kandi by'umwihariko ashaka kuzamura impano ye kugira ngo imenyekane twe ntabwo twaje kumufasha twe turugaragaza impano yo kuririmba ariyo ugira oya ariko twanamufasha ndayigira iyo njye nyiyumvamo oya wenda ashobora kuba ushaka kuramya keretse niba ari uguhimbaza mu rusengero ubwiye ushaka tukuririmba njyewe ibyo nshaka akarimbo k'Imana kandebe hari ako twarimbanye na nuze ejo bundi karavuga ngo akuvuga ko uzi neza ko mwazi abe niyo shuwa ko wakamenya Uwiteka we hembura iyo nijyo yizi kandi nijyo utari umuririmbyi nari kuba nyikuririmbi kandi nyizi yose rorera titi okay kwandikira abantu indirimbo cyangwa nyine aho bigeze aka kanya byatangiye ryari byatangiye tukiri za high school nyine tukiga mu masegonderi ari ukuntu babaga bafite ibintu bita kubumuza none ugasanga bumu turazizi yawe no noneho bakatubwira ngo sasa abantu biyaminiya mu kigo muri sasa kwanza na mbere yuko bajya kuvanga biyaminiya ndi mu babaga ndi kubaza biyaminiya kuko wasangaga nabishyushyemo kabisa ndi imbere na Kamanzi somuzi shout kuri Kamanzi 1 baby boy Kamanzi wise baby boy yabona ari baby boy urumva tukaba twabishyushyemo abahanzi twaborganije kila kita abamodo tukaza natwe kwisigira imyanya nyine irambuye yacu nyine ntago akiyima bakanaduhaga naho byatangiriye ukavana se ndajya hariya ese kugira ngo basi mbeshye ko ndi n'umuhanzi tukagumya tugatwika ugasanga wakompoje akantu utanabishaka wakaririmba abantu wawe bakaguha wawe ukavana bino bintu byakunda still n'ubu nyine tuba tukigerageza gake gake dushaka kugira turebe ko hari aho byagera indirimbo zawe okay haba hari kubera ko hari iz'urukundo nyinshi yego byaba waba waragiye mu rukundo cyane n'umukobwa bikagutuma mbese bigatuma wakora indirimbo zijyana n'urukundo cyangwa se shabura nujya wumva n'abahanzi banarenze bari kuririmba indirimbo ukagire ngo wenda ni ushobora kuririmba story yawe ariko shana ahantu babihuriye akwambwiye utaha ko ufite mama boy aranahari yakare mama boy nyine okay mama boy ariko mama boy arahari ariko se ntago hakane arahari mama boy arahari Grace yitwa Grace wow Grace turagusubije nandiri murakorera naga ariko twabyara ntago mwabyara ubwo nakanickname okay yitwa mama boy biraho ese nandirimbo bamukorera mama boys kamuririmbira karirimbo kunejeje ntago bikurenga ukavuga ati giye gukora iki kintu runaka kubera we kubera we nyine n'ubundi zarizo zose nandika aba yanyespeye ariko hari n'izitamureba nyine zitamureba zireba nde z'ubuzima nyine bisanzwe byose compose kavani ni iyihe mistakes wakoze nihe mistake wakoze muri ubu buzima bwawe cyangwa muri kariyeri yakuvutangiye n'ubwo uvuga uti kubera mfite ubushobozi runaka cyangwa kubera nyine nabibonye ntabwo ushobora kubikora iyo mistake ntabwo nakongera ivuga ati kubera byambayeho gutya mfite uburyo bwo kubikavaringa okay tubwire nyine mucamake uvuga ati iki kintu cyambayeho gutya niba biri ngombwa ariko hari igihe biba biri personal kuri sharinga nje ikintu nabwira abantu nigeze gukora ikosa shabura rirakomeye cyane gusa nyine njyewe iyo mbitekereje ndahanisha ibi bintu ntago nzi ibyo nari ndi kwirukamo kabisa nje kera nkiri umwana nari mfite umushuti wanjye witwa Jire ubu ni umwavoka ubumva ukuntu nari naripashe muremure yari mukuru bro yari mukuru ndi umwana ndakabobo noneho mu rugo ndagenda nterura radio ya muzehe
ndayimushyira ndamubwira noneho ufite akamashini, yari afite akamashini twategagaho ibuye nyine urumva umwana karitsiye kera mu gihe cyacu wabaga ufite akamashini yabaga arenze noneho azi no kurikodinga akaguhuriza n'ibibiti bitanabaho ako nterura radiyo ya muzehe ndayijyana tuyitereka muri geto y'uwo mujene tukajya tuyirikodingiraho tukayifunika bedi kava tugafata ikirangiti tukayizingiramo kugira turirimbe nyine amajwi ngo ubwo agende neza nyine iryo kosa byaje kurangira na radiyo tuyiriye nkajya nyine buri weekend uko muzatashya akayinkubitira nyine ariko ntago nakongera kukwiyemeza ntago nakongera uzaba byari bikugejeje byari bimitanye wa muntu uyu muziki ibaze ngaho nahasorinze ntaraba n'umuhanzi ngaho mbere kandi ni urugamba ubwo se tutakigoranye koko buriya n'ubundi ikintu cyose no gukomeza gupushinga hari aho bigera bikaza hanyuma titi umuririmbyi mwiza njyewe nanabwira abantu by the way basapotinge mbese amatalent nk'aya ngaya akiri kuzamuka titi no umuririmbyi mwiza cyane cyane ariko kandi nawe mwabyumvise nubwo ari ibintu ndi kuvuga nyine just kubera ko twamuhostinze ni ibintu bihari titi no umuririmbyi mwiza ku bantu rero muzamura impano ku bantu bafashanya nkamufasha mu by'umwihariko n'abantu bakora bino bintu by'ibiganiro abantu babimufashamo kubera ko bano nibo bazamura abantu by the way nibabatumire natwe aho dushoboye kuba twavugana nabo twaguhuza nabo mbese impano yakomeye ikazamuka kubera ko ufite impano pe kandi iyo mpano yawe ntabwo ari iyo gupfa ubusa hanyuma turashaka bongere turirimbire indirimbo ikurimo kugira ngo abantu babone nyine ko none iyo ngiye kuririmba yo sinzi nyine nimuyumve nyine mwumve ibyo ndirimba ntihaze ntimuze kumbazaho nyine kandi abantu bayireba nta mwana uri munsi y'imyaka 18 naribireka ntago mu byumva ntago tubyumva many boys to me baby it's fine the next to me hari the other guy the next to me hari the other guys bagutama ibihari ufata high zikakujyana mbari tukifataga na time go tukinywera na gatabi so move kukagara ufata ganja nkayicomeka atupa fran nkagupiyora astripa fran nkagucurika yeah. So tell me your best position, yeah. I follow your direction. Ufata laita ukayicana. So tell me your best position, yeah. I follow your direction. Ufata laita ukayicana. indirimbo nyine ku bantu batazi icyongereza ntayo numvishije yaranumvishije sangere icyongereza cyane kirarangiye guhera uyu munsi nako nari ntacyo haragiye kubera indirimbo ntago bigoye nyine no abagamba ujya biroroshye kubyumva ntago biravuze the next to me hari other guys nyine hari abandi nyuma yanjye haza n'abandi baby it's fine ntaribi nyine bari kubwira Vicky so titi ni mama boy titi dusa wenda nawe kugenda hagana ku musozo okay wenda impamvu ya mbere yo kuba umuntu nyine yakwemera ko mukorana iragaragara irumvikana ijwi ryawe byonyine birabyigaragariza sibyo ni nk'iyihe mpamvu yindi sibyo cyangwa se ni nk'iyihe mpamvu aho umuntu ukeneye ko aza mugakorana abantu bo bakeneye ko dukorana Imana ibaha imigisha sibyo yes icyo ni icya mbere man kandi ikindi ngiye mbizeje sinzi ko ubuse nabatengwa nanjye nagerageza nkajya ndara rimwe ntekereza mbese nabahundagazaho urukundo vraiment biri seri
shaka nanjye ndize nagerageza uko nshoboye tu. Ego urumva hari igihe umuntu mujya gukorana ushobora kuba ufite impano igaragara biragaragara of course ariko wenda abakuzi barakuzi abagutangaho ubuhamya baba bahari bavuga ati kuba tumuzi turamuzi imico bakuzi yo irahari sibyo wenda n'izindi mpamvu ahari wenda mushobora no igihe mumaranye nyine bishaka kumuha imbaraga zo gukomeza kugufasha avuga ati cyangwa zo gukomeza gukorana nawe avuga ati kubera uburyo anyigaragariza bimeze gutya na gutya ariko ibigaragarira ku maso yacu wenda niba atari kwipretendinga ni umuntu utuje ni umuntu uri cool umuntu uri humble kuganira ntago biziviki wenda ni umuzi cyane kundusha ariko uko uri kose nyine umuntu wenyine yagenda bireba so impamvu ya mbere irahari yo kuba mwaza gukorana so ni nyinshi so rero umuntu wese uri tayari cyangwa umuntu wese ubyumva yazamwegera manager no manager wanjye ni Vicky ni bazaze bamukwambura dore nta n'icyamumariye n'ubuhamya bajya babumubaza nje nditonda bajya bamubaza Vicky kanze hari ibindi nziho bikaramuzi biri too much so rero umukeneye Instagram yawe ni aka kanya rero Instagram yanjye narayibuze narayibuze aka kanya ndi gukoresha TikTok n'ubundi ni titi gusa ni titi gusa tu ni titi wandika ta na i ebyiri ukongera ukandika ta ugashyiraho i urambona cyawe iyo ubishatse uhita ushyiraho n'aka emoji k'akagabo kambaye uturine tuhita ubona ni ka titi nyine uhita ukabona titi wakoze duhaye ibyishimo twongereye iminsi koko niba ari ukuri ko guseka byongera iminsi yo kubaho hari iminsi twongereye rwose kandi cyane Vicky sibyo nubwo Vicky mu muhogo we bitari sawa yajegeye ubundi nagaruka avuga yajegeye cyane turavuga Vicky karavuga dore nese ko ariko kazi niko kazi titi hari abantu bameze nk'aho aka kanya even bari n'inyuma yawe wenda bataragira nk'aho ugeze yuze no kuba yes hari abataragira ubasho kuko babagira hano bakitinya cyangwa bumva hari bitarashoboka we waba waragezeho so ni nk'icyo wababwira sha ikintu nabwira umuntu ndi inyuma we keep it up kabisa nacika intege mana yanjye nimba ari ikintu cya mbere kigoye yego ibyo ndabivuga nicaye yes nta kibazo hano hanze biragoye muri uyu muziki nutihiringa basi ngo nawe wigeragereza amahirwe nta muntu uzagusanga geto niko kuri pe shaka abantu bihomeho tu bihomeho na wa wundi ubona nyine utagufasha kabisa umwiyaranjeho umwereke ko umukunda bya danje unamukunde ntago njye nkwihomaho nyine bitewe n'icyo ushaka njye ndi kubwira abatarageraho njye bihome nyine kubera bafite icyo bashaka mbese gahunda ni ukwihoma muvu ni ukwihoma rwose batera imbere kandi banitware neza na n'utudisipurine hari abantu ngira ngo hari abantu baba bazi ko ngo kuba umuhanzi ni ukubanza ukajya muri bya bindi byose abantu tuziranye si byose bibaye byiza hajya uvana geta ahubwo ugiye kwirebera umuntu uguhaye gahunda nyine nka Vicky cyangwa undi kuri The Rich TV bagutumiye ariko kujya muri bya boro hano hanze ni ibibazo ni ibisazi kandi bakura amaboko mu mifuka amafaranga yarabuze bigafite impamvu abivuze afite impamvu abivuze ari zagiye mana Vicky nawe agira icyo ubwira ko babuze amafaranga nk'aho ku bantu babuze amafaranga biga kwihoma nanjye ndi kwihoma hari akantu ariko kubona ngo nutiga kwihoma ntawe ukwitaho ubu nanjye rero nize kwihoma nzabihomaho pe hanyuma twabwira abantu nyine bakurikiye kino kiganiro umuntu ubona ko wabonye tutakamubonamo impano kandi ubona ko ufite support watanga mu by'ukuri yose y'amafaranga n'amasengesho any support by the way support yose ntago ari mu ntoki sibyo n'ibitekerezo ni sawa icyo wagaye ukivuge icyo washimye ukivuge muri comment rwose niyo mpamvu byashyiriweho kugira ngo commenting icyo ushaka nambaye turayipininga ku buryo umushake ukamubona si ngombwa ngo tunyure noneho mu Rwanda musigaye mwe mwaranateye imbere cyane gute
hari ibintu byaje byitwa ama podcasting podcast yeah sha biriya bintu man mugumye muteza imbere aba bajeni sha arega ntago abantu bose ari ngombwa ngo banaba ba superstar birenze ariko ari igihe umuntu ashobora kuririmba akantu kakagufasha n'undi arimba kakagufasha kandi bose atari na ngombwa ngo bajye muri competition wumve ngo umwe ahanganye n'uyu ngo nindurenze man nta muntu urenze buri wese arenze Imana n'abamarayika birumvikana rega n'abangaba twita ko bafite amazina bamaze kubikora baririmba fresh ntabwo twavuga ngo nuko bafite impano kuruta bataramenyekana nyine kira ni igikundiro cy'Imana kandi ni igihe cyawe byaseriye reka nkubwire buriya hari umuntu ufite impano kurusha Bruce Melody hari umuntu ufite impano kurusha abandi b'umuntu nyine abo nibo mbashije kuvuga barahari ariko batazwi cyane ko nawe hari aburenze ariko bazwi kukurusha so igihe cyawe cyageze burya bwose ntacyakubuza nabo bibihe byababiciyemo anytime I'm fright fright mama I'm fright it's okay yeah me too I'm living this guy titi wakoze kuza kuri The Rich Imana guha umugisha kandi nyagasana akomeza hazi ibyifuzo byawe that's all I can say thank you thank you we are we are fighting bro